Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 9, umurongo wa 5 kugeza umurongo wa 6. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe butagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikirize guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 9, umurongo wa 5 kugeza umurongo wa 6. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikirize guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Dusenga Imana. Mana ihoraho, Mana isumba byose, muremyi w'ijuru n'isi, turagushimye, himbazwa, icyubahiro ni icyawe. Reka mwami imitima yacu tuyitegurire kugira ngo ube muri twe, maze Data Uwiteka tuzabashe kuzagira mu gihugu cyo mu ijuru. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Kristo bavandimwe, iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turimo twumva, tumaze gusomerwa uko Yesaya yabashije guhanura. Yesaya igice cya 9, umurongo wa 5 twagejeje umurongo wa 6, hatubwira umwana uzavuka ari we Yesu Kristo. Ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Umwana w'umuhungu wahanuwe ni Yesu Kristo uzavuka. Uwo Yesu, ubutware bwe buzaba ku bitugu bye. Intego yo kugira ngo Yesu Kristo azavuke niyo kugira ngo acungure ubwoko bwe no kutwegereza Imana Data wa twese, kuko twebwe ubwacu twari twarabashije kujya kure y'Uwiteka. Icyaha kibasha kudutandukanya n'Imana Data kubwo gucumura kwa Adamu wa mbere, abasha gutuma dutandukana n'Imana Data kubw'icyaha yari yarakuze arenga ku byasezeranijwe, bityo abona igihano, bituma natwe ubwacu twamukomotseho tubasha kugerwaho n'ikibazo gikomeye cyane cyakagombye kudutandukanya n'Imana koko, kandi bibasha gusohora dutandukanya nayo. Ariko tugahura n'Imana yuko twicishije bugufi, dusenze. Ibyo twabiheshejwe na Yesu Kristo, ari we wahanuwe yuko azavuka. Nuko dore umwana yatuvukiye ni Yesu Kristo, uwo ubutware buzaba ku bitugu bye. Turimo dutegereza ukuvuka kwa Yesu Kristo, twibuka uko bisanzwe biba tariki 25 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka. Aho niho abakristo
babasha kwizihiza ivuka rya Yesu Kristo umwami wacu. Uwo Yesu waje kudusangisha Imana Data kugira ngo aduhuze nayo kubw'urukundo rwe binyuriye mu maraso ye yabashije guseswa ku musaraba kugira ngo turonke imbabazi ze n'urukundo rwe yicara atugirira. Uwo rero niwe Yesaya yabashije kuba yahanura. Uwo yaravutse, intego ye yari yo kugira ngo aduhuze na Data, aduhuze n'Imana Data. Ku tariki 25 ziri hafi kugera z'ukwa 12 kugira ngo uwo munsi utubere umunsi w'urwibutso rw'ivuka rya Yesu Kristo umwami wacu. Abenshi bakora uwo munsi mukuru cyangwa se bagira kuri uwo munsi mukuru bakishima cyane. Hari igihe mu kimwe bishima ariko bakibagirwa icyazanye Yesu hano kwa ino si. Akaba ari ukwishima gusa, kurya, kunywa, bityo bakaza guheranwa n'umunezero, guheranwa n'ibyishimo, bakibagirwa icyazanye Yesu hano kwa ino si. Cyazanye Yesu hano kwa ino si kwari ukugira ngo aducungure, ntabwo ari ukugira ngo twishimishe, ari ukugira ngo tunezerwe, oya, ahubwo intego ye yari yo kubasha kutwangisha icyaha akadukundisha agakiza no gukiranuka kwe biva muri we, biva mu rukundo rwe. Ndagusaba kugira ngo igihe cyose uzaba ugeze kwa ya tariki ntukabashe kwinezeza gusa ngo uheranwe n'ibyishimo, ahubwo ujye wibuka yuko Yesu Kristo agomba akimakazwa mu mutima wawe. Abenshi bakunda kwishimisha bagakora ingendo bakajya kwinezeza n'umuryango, bakanywa, bakarya, bagahaga, bakinezezanya n'indaya, bakinezezanya n'ibitagira umumaro. Ugasanga bagiye gukinisha indogobe, barimo bafata abana bakabashyira ku ndogobe, barimo bafata abana bakabajyana kuri pisine. Burya uwo munezero urebye neza ntabwo ari umunezero ugushyitsa ku gakiza no gukiranuka. Abenshi aho niho bahera mu kigare. Icyo ni ikigare. Kwishima yego nibyo, kunezerwa yego nibyo, ariko bikurure by'umwihariko koko urimo wizihiza ivuka rya Yesu Kristo umwami wacu, cyangwa se uri kunezeza rubanda, uri kwinezeza, uri kunezeza mugenzi wawe nk'uko hari icyo muhuriyeho, uri kunezeza indaya. Kuri uwo munsi ugasanga amazu menshi yabonye abayakondesha, bakaza kwinezeza n'indaya. Ugasanga bagiye mu mabuwate, ugasanga binejeje, bariye, banyoye, barimo bari kwishima, baheranwa n'ibyishimo, ngo ni ukwibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aho ni ukubeshya cyane. Icyo nagushishikariza ni ukuzagira kwa ya tariki ukumva yuko icyazanye Yesu Kristo ari ukugira ngo aduhuze n'Imana Data. Wanga icyaha, ugondera agakiza ke kakaba muri twebwe, kakaba muri wowe, bityo Yesu wabashije kuza hano kwa ino si akadupfira, akatubambirwa, ubu akaba ari mu ijuru. Ariko mbere yo kudupfira yabanye n'abigishwa be, abigisha iby'ubwami bw'Imana, bereka yuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Uwo rero niwe wapfuye, arahambwa, ku munsi wa gatatu arazuka, bari mu ijuru, azagaruka aje guhemba no guhana.
urahirwe utazabasha gutwarwa n'ibyishimo ukaza kwibagirwa. Kurya kunywa ni ngombwa, kandi nta gihe utarya, nta gihe utanywa, nta n'igihe utambara, ariko by'umwihariko ujye ugira umurimbo mwiza wo gukiranuka mu mutima wawe, ujye ugira kwizera no kubasha gukiranuka. Umurimbo wawe ujye uba mu mutima, ntukabe inyuma gusa ngo wishimishe, ngo wambare urye ukibagirwa kwambara agakiza muri wowe. Bityo noneho rero ntukabashe kudamarara, ntukagire kuri uwo munsi mudamarare. Reba benshi bazishima, bibagirwe, banywe, basinde, barwane, usange babafunze, wa munezero wabaviriyemo umuborogo. Wibuke neza yuko abameze batyo batazaragwa ubwami bw'Imana. Nuko icyo nagushishikariza nuko wabasha kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, bityo ukazabasha gutura muri we, nawe akaba muri wowe. Nibyo Imana idushakaho, kandi nanjye nibyo mbifuriza, nanjye niyifuriza. Mugire amahoro y'Imana kwa ya tariki, ndetse igihe cyose muhora muzirikana Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ntimukazabashe guteshuka, ntimukazateshuke ngo mubashe gutandikira, ahubwo mukomezwe n'amagambo y'Imana, kandi urukundo rwa Kristo rube muri mwe. Yesu abanezererwe, namwe ubwanyu mujye muhora mushishikarira kumenya ibiri hejuru, hahandi Yesu Kristo ari adutegurira kugira ngo tuzabeyo tunesha icyaha, kugira ngo tuzabeyo tubasha gukiranuka, kugira ngo tuzabeyo tubasha kureba Imana dushira agahinda. Iyo ni nayo ntego yazanye Yesu Kristo hano kwa Enosi. Nimugire amahoro y'Imana. Mwari kumwe n'Uzabikira Yonasi Pasiteri. Imana ibahereze umugisha.